Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe ni icya gatatu cyo mu gihe cya adiventi. Ubundi iki cyumweru cyitwa icyumweru cy'ibyishimo. Ibyishimo by'uko kristo agiye kuza muri twe, ibyishimo by'uko imana igiye kwigira umuntu. Ubundi mu bihe byashize, igihe cya adiventi bakibagamo nko mu gihe cy'igisibo. Ibyumweru bibiri bya mbere bikaba ibyumweru abantu bagomba gusiba rwose, bya bindi biremereye cyane nk'uko babyita ngo ku mugati n'amazi gusa. Icya gatatu kigatangira kuba icyumweru cyo kurekura, cyo kudohora, abantu bishimira ko umukiza agiye kuza, bityo bakita ari icyumweru cy'ibyishimo. Muzi ko muri iki cyumweru nyine hagati muri cyo abari ku itariki ya 17 ni nabwo hatangira nyine cya cyumweru kituganisha ku munsi mukuru wa Noheli. Ibyo byishimo rero ndabifurije, kuko ngo harabibwira bati ibyo byishimo bya Noheli tuzakora tutari kumwe nk'umuryango, tuzakora tudasangira hamwe, tuzakora tutajya mu isoko twifuza twese, tuzakora ngo duhimbaze nyine Noheli, tumenye ko Noheli yabaye ni Noheli nyabaki. Oya, kugira ngo mbabwire ko uko Yesu yabitubwiye, nta muntu n'umwe, nta n'ikintu Noheli gishobora kudukura nk'ibyishimo byo kubana n'Imana yacu. Kabone n'icyorezo, kabone n'ibyago, kabone n'ibibazo, kabone n'ibitotezo, nta kintu na kimwe gishobora kubuza ko Yezu avukira iwacu, ko Yezu avukira mu mutima wacu. Naho ibyishimo by'ukuri Noheli ni ibihe? Ni ukwakira ko Yezu Kristo yavukiye iwacu. Erega n'igihe Yezu avuka ntabwo isi yarishimye cyane ko na Yezu ubwe yavutse bari mu nduruburi za politiki zo kujya mu mabarura n'ibiki byose, ariko arenga aravuka, atera ibyishimo mu ijuru, atera ibyishimo mu bashumba, atera ibyishimo Yosefu na Bikira Mariya, atera ibyishimo n'abandi bose bahuye nawe. Natwe nta gishobora kutunyaga ibyishimo byacu. Nicyo dusanga muri aya masomo tuzirikana uno munsi. Irya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 61, rimwe kugeza kuri kabiri tugataruka 10 na 11. Ivanye nako indirimbo y'igisingizo isimbura Zaburi ni indirimbo y'igisingizo ya Bikira Mariya, Magnificat. Umutima wanjye urasingiza Nyagasani. Isomo rya kabiri ni Ibaruwa ya mbere Pawulo mu Tesalonike umutwe wa 5 13-24, naho Ivanjiri ni ya Yohani umutwe wa mbere 6 kugeza ku 8 tugataruka 19 kugeza kuri 27. Navuga rero ntabwo ushobora kutunyaga kudukura nk'ibyishimo byacu. Uwo bitubwira mbere na mbere ni umuhanuzi Izayi muri nyine mu 61. Tubishyize mu gihe cyabyo, ubwoko bw'Imana Isirayeli yari ivuye mu minyago. Bari bavuye mu minyago, ni ukuvuga ngo bavuye mu minyago i Babuloni. Habonetse umunyamahanga witwa Sirusi, arababwira ati, umwami wa Perisi arababwira ati, musubire mu gihugu cyanyu mwakomotsemo, igihe kirageze ngo musubire iwanyu. Ubwo hashize imyaka 40 baragiye mu buhungiro, baragiye batwaye mu minyago. Abenshi bashoboye baguyeyo, abandi basigaye bagarutse, ariko basanga ibyabo byose byaramaze gutwarwa. Noneho basanga naho bageze haratujwe abandi, babohereza aho ku gasozi kitwa Siyoni. Niho kaje kuba umusozi w'intangiriro y'ubuzima bushya ubwoko bw'Imana Isirayeli. Umusozi wa Siyoni ni ukuvuga ngo bari babakuye mu mujyi ukura hahoze ari mu bihe byabo, mu masambu yabo, mu bintu byabo, bajya kubatuza ku musozi. Uwo musozi wiswe Siyoni uba intangiriro y'ubuzima bushya. Ariko rero birumvikana, niba bagiye kubatuza kuri uwo musozi witwa Siyoni mu bihe bimeze nk'ibitotsi, mu bihe bimeze nk'ibihe biremereye, birumvikana ko batishimye. Buri wese yari kwishimira gusubira mu nzu ye. Nibaze na nk'abantu bavuye mu buhunzi bagasanga ibyabo byose byaratujwe nk'abandi. Ukavuga uti nyabune mureke dusubire mu mazu yacu, bikanga. Ukajya kubatuza ahantu bato, naho ugiye kugira ngo mudateze ikibazo, katubereke aho tubatuza ahandi. Aho ngaho naho abandi benshi barahagwa. Akenshi bikaba nyine gutangira ubuzima bushya, ibintu bitoroshye. Kuri uwo musozi rero wa Siyoni, aho bagiye gutuzwa, niho umwe mu bigishwa ba Izayi umuhanuzi atangiye rero kubahanurira ababwira ati,
roho wa nyagasani aho muri hose uko mwaba mumeze kose, naho muri ku gasozi ka siyoni aho ngaho nta kintu na kimwe gihari, ariko nyagasani arabatumaho ko wowe siyoni roho wa nyagasani agutwikiriye, yaragutoye agusiga amavuta, aguha ubutumwa gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, abapfukiranwaga ko bafunguwe, kwamamaza umwaka w'impuhwe z'uhoraho, hakaba haza ari umunsi ngo wo kwihorera kw'Imana yabo. Kuvuga ngo n'ubu bwose turi ahantu tubona ko hadashobotse, ariko twirimo ibyishimo kubera ko roho wa nyagasani atwikiriye umuryango we, ntashobora kuwutererana. Bagakomeza bavuga rero ngo sabagizwa n'ibyishimo Yeruzalemu. N'ubu bwose uri aho ngaho umeze gutya, ariko sabagizwa n'ibyishimo kubera ko uhoraho ari rwagati muri wowe. Ibyishimo bya Isirayeli ni uko uhoraho ari rwagati muri bo. Paul mutagatifu arinjira muri uwo murongo akatubwira ati namwe ibyishimo byanyu nta handi bigomba gukomoka, ntabwo wenda bizakomoka muri ibi bishobora kunezeza byo muri iyi si, ahubwo muri wari wandikiye abanyatesalonike akababwira ati ibyishimo byanyu muhore mwishimye igihe cyose, uko byaba biri kose muhore. Kuki mugomba guhora mwishimye? Nuko nyagasani ari hafi, nyagasani ari muri twe. Ibyishimo by'umukristo ugomba kumva ko aho uri hose nyagasani muri kumwe. Arasoza atubwira ngo ubahamagara ni indahemuka, azakora n'ibyo ngibyo byose. Uvuga ngo niba ari uhangayitse umutima, ukaba warakutse umutima, ukaba ufite ibibazo, wowe gusingiza Imana niwo muti wa mbere, niwo gisubizo cya mbere cy'ibibazo dushobora kugira muri ubu buzima. Kora ku buryo ibyagombaga kuguhangayitsa byose uvuga uti ibi ngibi ngiye kubikuramo ibisingizo by'Imana. Burya tugomba kujya twemera ko umunsi mwiza ari none, ibitubaho uko biri kose Imana ifite ukuntu iri kubigena, ifite ukuntu yabiteguye. Mu kindi kibitwereka rero ko tugomba kugira ibyishimo ni igihe Imana yohereje integuza nyagasani Yezu Kristo. Iki cyumweru cya gatatu kinitwa n'icyumweru cya Yohani Batista nyine, kuko niwe uvugwamo cyane. Yohani intumwa, Yohani umwanditsi w'ivanjiri, afite ukuntu avuga Yohani Batista bisa nk'ibitandukanye na bagenzi be, kuko amutubwira nk'aho ari uri kwivuga, nk'aho Yohani Batista ari wivuga atubwira ubutumwa bwe, akatubwira n'umurimo we. Kanyira atubwira rero ko Yohani Batista yadutse ngo aza, Imana yohereza umuntu witwa Yohana iravuga ngo Imana yacu ni inyampuhwe, Imana n'urukundo. Imana ni inyampuhwe, Imana n'urukundo. Bivuga ngo uriya muhanuzi uje aje no gutera ibyishimo umuryango w'Imana, kubera ko aje kugaragaza urukundo rw'Imana. Aje rero yitwa Yohani, agahabwa inshingano zikomeye. Yohani ngo yadutse abatiza, ariko abandi banditsi bavuga ko ari integuza ya Yezu. Yohana akatubwira ko ahubwo yaje ari urumuri, nako yaje ngo ari umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri. Urumuri nyakuri ni Kristo. Yohana we aza ngo ari umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri. Ntabwo mbikwibaza ati nkawe ntabwo rwo muri iyi si wumva uri iki, wumva ushinzwe iki, wumva hakora iki? Kuba umuhamya w'urumuri ni ukuvuga ngo hakundi bavuga mu Kinyarwanda ngo ijambo ni irya kana ariko amaguru ntayanjye. Nawe niba waratumwe nyine ugiye kuba nyine umuhamya w'urwo rumuri. Ese ukurebye akubonamo urumuri, ukurebye akubonamo umwijima, ese ukurebye umuganisha ku rumuri. Aho ngaho niho nyine ibintu bikomeye ugomba gushakira igisubizo. Ubwo rero Yohani igihe ari guhamya urwo rumuri, yigishiriza anabatiza abantu baturuka i Kantarange i Yeruzalemu. Urugendo rw'iminsi nk'ibiri yose bagenda baje ari intumwa zo kuza kubaza Yohani ibintu bikomeye cyane. Ibibazo bamubaza, urinde wowe wihaye kwigisha nta muntu wagutumye?
urinde wihaye kuvuga abantu bose bakaza bakugana ukababatiza, urinde wumva kuri iki? Yohani ntabwo asubiza ati ndi kanaka, oya, arasubiza asa nk'ubanza guhakana, jyewe ntabwo ndi Kristo, ubimenye, jyewe ntabwo nderiye, nta nubwo ndi n'umwe mu bahanuzi, sindi wa muhanuzi bari baravuze. Aha ngaho turabyumva cyane, kuvuga ko atari Kristo byumvisha nyine ko muri gihe cya Yohani, kandi nibyo bose bari bategereje ko Kristo aza, bari bategereje umukiza. Yohani yashobora kwiyitirira Kristo, kuko abantu benshi bashobora kubigenza muri kino gihe no mu bihe bindi, ngo ati ni njye Kristo, kuko Yohani yari afite imbaraga zo kubikora, kwiyitirira ubutegetsi butari ubwe. Mbere na mbere ko yari afite abantu benshi bamukurikiraga, n'abavaga i Yerusalemu bazaga kubatizwa na Yohani. Yashobora kuvuga rero ati ntugire ikibazo, ni jyewe wa wundi bavuze. Bari bategereje uwitwa Eliya wagomba kuza mbere y'uko Nyagasani umukiza aza. Yohana aravuga ati nawe ntabwo niwe. None se uri wa muhanuzi? Oya, umuhanuzi yari yaravuzwe na Musa, kuko Musa yigeze avuga ngo njyewe nimara kuva muri aha ngaha, Imana izohereza undi muhanuzi ngo uzaza asa nanjye. Yohana aravuga ati n'uwo ngo wavuzwe nawe ntabwo ndiwe. Noneho rero urindi, hari ikibazo gikomeye cyane, wibwira ko urindi, tubwire tubone icyo tujya kubwira abadutumye, wibwira ko urindi. Iki ni ikibazo umuntu wese mukristo akwiye kubazwa, cyangwa se umuntu wese wakubaza, niho kuvuga ngo icyivugo cyawe ni ikihe. Icyivugo cyawe ni ikihe, tubone kubwira abandi ko twumvise uburyo wivuga, ko twumvise uburyo wiyita, ko twumvise icyo uri cyo. Ibaze rero nk'uwabaza umunyarwanda w'iki gihe, wowe icyivugo cyawe ni ikihe? Ese urivuga ko wuzuye urukundo, cyangwa urivuga ko wamaze abantu kandi ukabona nta kintu bigutwaye? Reka hari ikintu gihe hari umuntu ujya akavuga ati njyewe nishe abantu, cyangwa njyewe, ukabona bivuga nta n'ikibazo afite, ubona rwose yanakomeza kuko yamaze kumva wenda ko ari ubwo buzima nyine. Hakaba n'undi ubyiga, hakaba n'undi woshya n'abandi kujya gukora ibintu nk'ibi. Wakubwira ngo icyivugo cyawe ni iki, wavuga uti jyewe nafashije abantu kubaho nakijana, cyangwa wavuga uti ndi umurozi kabaho mbona baramaze. Ubwira ati vuga icyivugo cyawe, wavuga uti jyewe nk'uko mumbona ubuzima ndabutanga, cyangwa wavuga uti njyewe uko mumbona ahubwo ubuzima mbunyaga abandi, njyewe uba mu macenga, ni njyewe uteza inzangano, ni njyewe uteza ibibazo mu bantu. Icyivugo cyawe ni ikihe? Uri intungane ku buryo ukubona ashobora kuvuga ati ese wene akakwitiranya, ese waba ari we Kristo, waba uri umuhanuzi se, waba uri Eliya, waba urinde, ko tubona imikorere yawe ifite icyo tuganisha, waba uri umwe muri abo ngabo? Cyangwa wenda bashobora kuvuga bati reka uriya ahubwo ni Hitler, cyangwa waba uri nkabo. Kuvuga ngo icyivugo cyawe, wowe mukristo, wowe mugabo, wowe mugore, ni ikihe? Uri umubyeyi intangarugero, cyangwa uri umubyeyi gito? Uri umurezi intangarugero, cyangwa uri umurezi utanga uburozi? Buri wese aha ngaha ashobora kwibaza ati se wowe icyivugo cyawe ni ikihe? Umusaseridoti wihaye Imana, icyivugo cyawe ni ikihe? Tubone icyo tujya kubwira abandi, kuko twahuye hari ikintu kizima afite yaratira abandi. Yohani yarashubije ati njyewe ndijwi, njyewe ndijwi. Ndashobora no kukubaza nawe, ushobora kuvuga uti njyewe ndijwi rikangurira abantu kwihana no guhinduka no kugororokera Imana, cyangwa wavuga uti njyewe ndijwi riteza amacakubiri mu bantu rikabavangira. Njyewe ndijwi, ijwi ribwira abantu ngo nimutegure amayira ya Nyagasani, cyangwa wenda ijwi rigenda rituma ayo mayira ya Nyagasani asibangana. Njyewe ndijwi. Yohani yavuze rero ko ari ijwi, akavuga ati none umurimo wawe ushinzwe ni uwuhe? Uwo murimo wawe ushinzwe muri iyi si ni uwuhe? Ni ikibazo nawe ushobora kwibaza, umurimo wawe ushinzwe muri iyi si ni uwuhe? Yohani aravuga ati umurimo wanjye nshinzwe njyewe ndabatiza kugira ngo abantu bahinduke, ariko hagati muri mwe, ni amagambo akomeye cyane, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, hagati yacu hari uwo tutazi.
niwe ugiye kuza ankurikiye, akavuga rero ko adafite gufunza udushumi tw'inkweto ze, noneho abantu bagaturuka hirya no hino baje nyine bamugana, bose bakabatsikwa na Yohani muri Yorodani, aho ngaho yari ahagaze. Hagati yanyu hari uwo mutazi. Iri jambo ndizirikana ryatumye ntangira kwibaza, iyo ntura igitambo cy'Ukarisitiya njye buriya mba nzi ko Nyagasani ari wowe uri hagati yacu. Hagati yanyu hari uwo mutazi. Igihe dutanga batisimu, Nyagasani uri kubyikorera. Igihe dutanga penitensiya, Nyagasani uri kubyikorera. Igihe duhagarara gushyingura, Nyagasani uri kubyikorera. Igihe dukoranye turi abantu hamwe turi imikoraniro dusenga, Nyagasani uri kubyikorera, kuko avuga ati aho bajya bateraniye mba ndi hagati yabo. Igihe izina ry'Imana riri kuvugwa mu kuri, nibo buri kubyikorera. Aho tuba tuzirikana ko rwagati muri twe Nyagasani ahari. Ariko by'umwihariko nyine uwo ngo ntabwo tumuzi koko, kuko igitambo cy'Ukarisitiya n'iryo sengesho rikuru, abantu bose bakwiye kubyirukiramo bavuga bati reka tugende hahandi Nyagasani ubwe ari we musaseridoti, akaba igitambo cyo guturwa, kandi akaba na leta yo kugituraho. Hagati yanyu hari uwo mutazi. Kuri iki cyumweru rero mureke twigiremo ibyishimo, kuko Imana yacu turi kumwe. Ariko kandi tunibaze cyangwa dusenge dusabe, Nyagasani mpa kukumenya. Mpa kukumenya kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Mpa kukumenya kugira ngo ibitekerezo byanjye bihinduke. Mpa kukumenya kugira ngo nshobore kukubwira n'abandi. Mpa kukumenya nka Yohani Batista. Mpa kukumenya nka bariya bandi bose bakumenye bakagukunda bakagukurikira, maze ubuzima bwabo bwose bugahinduka. Uwo Kristo yatugana aduhe umugisha, awuhe imiryango yacu, kandi aduhe kugira icyumweru cyuzuye n'imigisha ye.